abantu benshi bananirwa imico bari gukiriyetinga cyangwa se bananirwa ibyo bari gukora kubera ko batangiriye kuri binini. Ushaka kujya gutangira ikintu ukagitangira hejuru, ushaka kujya gusevinga ugatangira usevinga 30, utangira gusevinga ugatangira usevinga 50, watangira gusevinga ugatangira usevinga 100,000. Mu by'ukuri ntabwo mindset yawe, ntabwo ubwonko bwawe bwagenewe cyangwa se bwamenyereye kubika amafaranga angana gutya. Niyo mpamvu ushyiraho saving, ugasevinga amafaranga, hashira igihe gito amafaranga akaba ari wowe yikurirayo ukayakoresha, kandi ubizi neza ko saving uyikeneye, ubizi neza ko ukeneye umutekano wa saving. Bivuze ngo aho ngaho niho hari ikibazo. Ukabyuka uvuga uti buri gitondo ngiye kujya mbyuka mbere yuko njya muri dushe, nkore siporo iminota ingahe, nkore warm up, nshyireho akantu, ukumva ufite gahunda. Ugakora iminsi mikeya indi ukayihorera. Burya ikibazo ntabwo ari siporo, ikibazo si n'umunaniro, ikibazo si n'uko utameze neza. Ahubwo ikibazo muri we ntabwo wubatse self discipline ikubwira gukora consistency.